Babusha, bash. Mpagara aho ngaho. Reka nze. Ubanguke mabusha. Mbanguka urantumye. Yashyanuka. Kwegeza papa mushyana. Yani yaravuze ngarasha ngaraje tukuma. Yahoze uvuga. Wowe wajya uvuga se. Mwembi murararana. Murara ku buriri bumwe. Sibyo? Turararana. Buri muntu afite amabanga ya mugenzi we. Iki kintu ni cyande. Byose sicya nticya rufuku rwose. Kenya mbona cyambara. We ndi kubabaza ngo iki ni cyande. Icya rufuku icyakanyeswe byose ngita ni cyande. ni icyanjye. Rufu. Kuri inshuro sindi gukina. Iki kintu wacyambara bugiye. Nyine mabuja naracyambaraga nimugoroba ngiye guhaha kugira ngo nyine nkanga abantu mu nzira nyine bajya ngo ndi ninja. Ntukizi se ko njya nyambara. Nakubwiye ngo kuri iyi nshuro sindi gukina nawe. Iki kintu ni cyawe. Mabuja ni icyanjye. Ni icyanjye udashaka kujya akanyesku ni icyanjye. Urumva? Ni icyanjye. Ni iki rwose pe. Icyo kintu rwose ni icyanjye ni icy'agaciro ni icyanjye. Sinjya nyambara se ntabwo ujya umbona nacyambaye. Mabuja ni icyanjye yo. Wacyambara bugiye he? Niba ari cyawe. Wacyambara bugiye he? Nyine nyambara ngiye guhaha ninjoro. Noneho nyine kugira ngo nkanga abantu nyine bagira ngo ndi ninja. Sinjya nyambara ukakibura. Mabuja urakijyanye. So Baho kurya uri gukina n'ibiryo. Kutarya. Akoma nawe papa. Muratinyuka mukirukana Fabiola. Muzi n'ibyiza yadukoreye. Ese ubu muzi agiye kuba hehe? Ubwo ni Fabiola ukikurakaje atyo. Atandakazaze. Atandakaza mubona buri ari ubu umuntu mwakoze. Kwirukana umuntu muzi ni neza yatugira. Byase nibyo mwamwituye. Avuga nakanga we. Umva. Ibyabaye biba byabaye. Cyabaye biba byabaye. Ni bande babitese ntabwo ari mwebwe. Ugomba kubyakira. Ako papa. Ndagira ngo nkubwire yuko ibyo wakoreye Fabiola byose umenye ko yabimbwiye. Ibiki namukoreye. Ntago nabivugira aha ngaha. Akumenye ko byose mbizi. Ujye utanariye. Bowa. Gusa ikigaragara cyo uriya mwana afite ikibazo. Nanjye ndi kubibona. Ariko se niki wakoreye Fabiola yabwiye Boaze? Ukajya yishinga ibintu umuntu avuga afite umujinya nk'uriya. Nabizi ko umujinya ukoresha ibintu byinshi cyane. Kumva. Ntabwo ngiye kujya mu kazi. Ngira Imana ngataha ntarayeyo. Hari ikintu ushaka kubwira kirekeranye n'uriya mwana wanjye. Ndashaka ko tukiganiraho. Boaze se? Oya. Wa mwana wawe? Ya. Nanjye hari icyo nshaka kukubwira. Kibazo gihari njye no kucyo nshaka ko tuganira. Ari ngombwa ko na Boaze abahari. Nshaka kukubwira ku bya pilote. Nta kibazo. Wowe usigaye urwaniriza Boaze ntegere mwumve kandi umutururutse acishe makeya. Unahenda koresha ko nshoboye ndebe ko nataha ntaraye ariko ninararayo n'undi munsi twabiganiraho nta kibazo. Merci. Urikiriza umwana nyina bakizi. Boaze ndaza ndamutoresha mwihorere. Ya ugerageze. Hakojize. Nanu wazi kumbira ikintu Fabiola yakubwiye cyatumye ndakarira. Ago nigeze nkurakarira ariko nta kibazo.
warankundaga none wayisunyanga sibyo? ntabwo nakwanze, ntabwo nigeze nkwanga. None se urankunda? Shize ngo bimbwire niba unkunda. Jose, Fabiola nabizi n'umwana mwiza. Ibyo yakubwiye byose ubifate nk'ukuri. Boaze ni mukuru wanjye koko, kandi ni ngiye pilote. Ese piro nako Kanyesu, nako Patrick, ufite amazina menshi mba nabuze n'iryo nkwita muri yo, kubera icyo yakoze ibintu nka biriya koko. Jose, nanjye bwanjye muranicuza ibintu nakoze. Gusa basi ndakwinginze ntuzamvemo, ubundi ndashaka kwibanira neza n'umuryango wanjye. Uzambikira ibanga. Njya nibaza ako buriya biriya bintu wabikoreye iki? Nk'umunsi Papa Boaze yabimenye kare wakoze ibintu nka biriya, urumva bizagenda gute koko? Noneho bizaba ari ikibazo gikomeye koko, naramuka abimenye atari we ubimwibwiriye. Kujize n'ibyo bintu nabivuga mbihereye he? Nyamara inama nakugira ni uko wagenda ukabimubwira akabimenya ko ari wowe, ukisanzura ukaba umwana hano mu rugo, ukareka kubaho gutyo. Basi nziziranya ko uzambikira ibanga, sibyo? Reba ukuntu ureba n'ukuri, ndabizi byakubabaje ariko mbabarira. Icyambabaje ntabwo ukizi ma, niki gishobora gutuma wirukana Fabiola, umukobwa nari maze gukunda, umuntu nkesha ubuzima bwanjye kugeza umunsi wa none? Ako Bowa, ibi byose mbikora kubera wowe, mba ndwana ku buzima bwawe. Mbabarira rwose, byakubabaje ariko mbabarira. Kubera njyewe ma, ariko hari igihe ubikora mu buryo butari bwiza budakwiriye. Basi ngo mbabarira, nzamugarura hano. Uzamugarura umukwe? Nta na telefone yanajyaye ibyo uza ngo mbi nanamuhamagara. Uzamukura he wowe? Mu rubona utamemukiye? Mwana wanjye mbabarira. Bora basubindeye buryo ndakwinginze. Sibyo Bowa? Man, kubabarira. Urambabariye? Bova no muri imbe twigera mu nzu, sibyo? Inzu se cyakora ifite akajaride da, jaride ndabona. Ahubwo se boss, inzu yawe uriya bayikodesha ngangahe? Bariya bangahe bari bayirimo? Asa ni ngombwa ko yakubwira ra ko iyi nzu iri kugurishwa, deja barashaka kuyigura. Nyine nagiye nkwibarize hato abantu bagiye kuyigura batazampenda, so baze se abanyakigali by'igihe. Sasa ntabwo nshobora kumenya niba abayigura bari buyibemo cyangwa se bazayikodesha, ariko bari bugufi kuza, byaba byiza tubategereje mu kwivuganira. Okay. Ubwo bari hafi none, reka dutegereze turebe. Ibyo byaba byiza. Muri twivuganire babaze niba bakwemera ko nyikodesha inzu yabo. Nta kibazo rwose. Okay, kanegerezwa gatoya. Bowa, Kamema, waje muri televiziyo tukaganira. ko nari naryohewe waretse nkaba nirebera. Bizimira aza kubisubiramo. Nta kibazo. Kamema, Uyu munsi papa yavuze ko nava ku kazi turi buganire. Ari butuganirize kuri wa mwana we. Ashobora
kuba yamubonye cyangwa se yaramenya aho ari cyangwa se akaba ari butuzanira amafoto ye kugira ngo nkubaze urabyumva ute? ndabyumva nte akomaye ndumva nta kibazo na kimwe biteye. Nashakaga kumva ese bazamuzane ame nka murumuna wawe hano cyangwa se tumurekera aho azaba ari bajye bamufashirizayo. Njye ndumva ibyo ngibyo nta kintu byatwara kumuzana ahangaha mu rugo, ariko bizaterwa n'ubuzima abayemo. Niba ari mu buzima bubi kuba twamuzana ahangaha tukabana nta kibazo na kimwe mbona mama, ahubwo wowe byumva ute? Ya nanjye nta kibazo, ibyo by'uwo mwana reka tubyihorere. Mwana w'umunyarwanda mureke. Ma, iyo masike ya pilote wayikuye hehe? Yande? Iyo masike ya pilote wayikuye hehe? Masike sara ahantu yize? Ni ya pilote ndabizi. Niyo yajyaga yambara aza hano banshimutiye. Iyi masike ni ya Rufuku. Rufuku? Ntabwo ibyo bishoboka. Ni ya Rufuku. Nanjye nabanje gukeka akanyesoko. Nkeka ko ashobora kuba ari we pilote. Ariko ho cya Rufuku cyemereye ko iyi masike ari yacyo, numva nyine ntabwo bishoboka kubera ko Rufuku ntabwo yaba pilote. Ntabwo bishoboka. Rufuku n'ubuzanga bwe. Rufuku ndamuzi buriya tumaranye igihe kinini. Ikigeretseho Rufuku ntajya ava muri uru rugo. Ko rero nahise pe. Ariko ma, uzi yuko Kanyesuku nanjye namuketse. Ndi kwibuka neza uburyo pilote yanganaga, uburyo yareshyaga n'uburyo yagendaga. Iyo mbonye Kanyesuku mpita mufotoramo pilote. Kandi ma, njye ndareba nkasanga no kuntu Kanyesuku yaje ahangaha n'igihe yahaziye n'ibibazo twari turimo. Mbona ashobora kuba bifitemo uruhare cyangwa se hari ikintu cyari cyaramuzanye ahangaha. Cyane rwose. Bose nanjye narabiketse, ariko se abaye hari icyamuzanye muri uru rugo kubyo bashakaga babibonye kuki atagenda. Abaye ari we pilote kuki atagenda yabagishaka icyanga. Kuro ntago ari we. Haya boa Karamema, nanjye Kanyesuku simushira amakenga. Ashobora kuba yarabwiye cyarufuku ngo cyemere ko imask ari yacyo. Nkurikije babaza iby'iyi mask ukuntu barebanaga. Kanyesuku ashobora kuba yarashutse cyarufuku ngo cyemere ko imask ari yacyo. siko bishoboka. Bishyire kera ibi bintu nzamenya ibyo ari byo. Umva nzamenya ibyo ari byo iby'iyi mask. Boss abantu bawe batinze pe batinze. Abantu batinze kabisa. Azumbwira ngo nakanya gato 30 40 saha hafi. Hari nyabari saha y'imwe kubwe 30. Naba. Ko mwatinze se? Twatinze hari ahantu twanyuze bidutunguye. Biba ngombwa ko dutindaho. Ariko nta kibazo birangiye tuhageze. Aba abanyafurika. Inzu rero inzu ni iki? Ubwo ndumva nta kindi gisigaye no kureba. Ariko hari umuntu uyu mugabo arayishaka. Arashaka kuba yayikodesha. Ariko rero ntabwo nzi niba mwebwe mugomba kuyibamo cyangwa se mugomba kuyitanga bakayikodesha. Ubwo mwebwe nimwe muza gufata umwanzuro niba mwayimuha ibyo biraba ibyanyu. Reka nitaba umuntu gato. Okay, nta kibazo. Yego. Umva rugwe, turashaka amafaranga yacu wa muginga we. Ureke kutuzana ibintu biniga. Uyu mugabo ni umupolisi man. Tonde tutiteza abantu. Turaza gukemura ibibazo byacu nyuma. Wabaye uti. Mwashimye se? Twashimye. Inzu ni nziza twashimye kabisa ntacyo twaye. Hanyuma se ibiciro ni bya bindi nta kintu cyahindukaho? Oya, ntago byahinduka. Ni biriya rwose cyane ko n'amafoto
mwayabonye twarabonye ubwo rero igisigaye ni uruhare rwanyu. okay ubwo nta kibazo tuzaza ejo tuje kukwishyura uzabaye washatse abayobozi bahita badusinyira birangire. Yego ntacyo bitwaye bose reka nanjye mperekeze bano bagabo tugende tuvugana kuri iriya gahunda yo gukodesha. okay sawa murakoze umunsi mwiza. Gisela karame Gisela ngufashe se ngwino mfashe waye bashaka kumfasha se wambaza ariko ngwino mfashe nacyo kamfashe da se Gisela uracyandakariye oya ariko kuva Fabiola yagenda hano haje irungu. haje irungu ese njye simari umura nzajya nkuganiriza mu marirungu ntabwo nzatuma nyine wicwa n'irungu. Merci nukuri ahubwo hera ubu ngubu nyine gutangira biragora peto gusa hari ikintu mise nibuka. ikihe? hari ibintu wigeze kumbwira uriya wari ukomeje cyangwa nyine wari uri kunyinisha. Kanyesu naragukundaga cyane ariko kuva aho Fabiola yambwiriye bya bintu se biriya bintu wabikoreye iki koko? bivuze ngo ntabwo ukinkunda ese ubwo warankundaga by'ukuri? ubundi iyo ukunda umuntu by'ukuri umukundana n'ibyo byose yaba ibibi cyangwa ibyiza bivuze ngo ntabwo wankundaga by'ukuri. ndagukunda nyine Gisela kuva navuka n'ubwa mbere nkundanye n'umuntu basi ndagusaba nyine uzayigishe gukunda sibyo? ubu koko ngiye gukundana n'umwana wa boss ngiye nkora akazi nk'aka ngaka? umva kandi ubundi ibintu bijya gupfa nuko bitangira abantu mwisuzugura kazi ko mu rugo se ntabwo hari abantu bakabuze uretse ko nta nubwo ngiye gukundana n'akazi ngiye gukundana nawe. umva rugwe utagira ngo ibyo wadukoreye byararangiye urumva ugomba kuduha amafaranga yacu wabishaka utabishaka wa mukaritasi. bavandi babwira inshuro zingahe kwera murabizi mwese ko mfite ikibazo cy'umwana urwaye rero amafaranga yavukoresha nyamvuzura muri ya mwana kabisa rwose munyihanganira munyorohere. umva man uzi ko nanjye ubwanjye ruhera amafaranga nayicaye cyatanu nigeze mfataho uranje urifatura igikura yose urayajyana gusa ngize atari kubyumva man. umva bro ugomba kuduheza inote zacu. guys babwira inshuro zingahe nta mafaranga mpe habiri inoti y'igihumbi mfite. umva mwana ibyo ngibyo by'abantu tubwira twe ntago bitureba urumva twe cyo dushaka na amafaranga yacu tuvane iyo mitwe man. shit kambereke guys right basi reka nemere ko nzabishyura amafaranga yanyu sibyo ariko nzakuramo ayo mwari mwanyemereye y'akazi kanyu nabakoreye. ngakazi akaye kazi sawa koze na Rwema kushobora kubutaramwishe wowe ngo Rwema nyine inyana y'imbwa narayirasiye n'amaboko yanjye nterura umurambo njugunya mu mazi
yariwe n'ingona n'amafi ujugunya mu mugezi nyine. uzi ko umva nkubwire Rwema ashobora kuba akiri muzima urumva nubwo tutaramubona cyangwa tube twahuza amaso ibimenyetso by'uko Rwema ashobora kuba akiriho turabibona urumva cyo kuvuga ngo yishe Rwema. Trust me, that's impossible. Never. umva bro uzaduha amafaranga yacu ryari uzaduha gute ubwo se twakwizera gute Man, ntabwo mbasabye ngo munyizere ariko dini ngiye kubaba yo muyizere kandi irimo akantu gatubutse. Ni tayari? aho sasa runguzi kuroba yewe we sunika akadobani kariho gafata kino gifi cyose gushantuka kita kadobanisha uzigiye kantunze shando amafi nkayagurisha ngo na kadobani ahubwo mwana kiri wacu hari umugezi nyine twajya kuvomaho ahantu bazaga baje kuroba nyine amafi bagashyamo indona gatabagira gutya nawe niko ubigenza akorwe ubu koko igihe gitoya umaze mu buzima nk'ubu bwiza uhise uteta koko utangiye guteta ku buryo bibagirwa nuko baroba amafi mwana masi cyo guteta mwana ntago mbizi ko ntawe nize ndobaho ahubwo mwana umbabarire ejo nujya kuroba uzambwiye tujyane mwana nkayo se wo mu bakire wo mu bisubizo yajya kwiteza biriya byambo n'isayo ryo mu gishanga se uvuze ngo iki ese vuze nabi ntabwo uri mu bakire se ariko duzaze tujyane niba ubishaka none se ko amafata arashira mu gishanga duzaze tujyane rwose ibyo tunabyihorere manje tunabyihorere ahubwo nyitira storeze ukuntu witega gusubira ku ishuri bayi nawe uranzikije koko subira ku ishuri yewe abana twiganye bararangije babonye akazi kandi batarandushaga ubwenge ngo nsubire ku ishuri ubwo urumva koko batanseka hakomana nuko avuge gutyo ibyo ntabwo byatuma ndasubira ku ishuri usenya abatwiganye bose barangije babonye n'akazi nyine hakunje nzasubirayo nyine niko basha magambo make ibikorwa byinshi amafi ntabwo murarangiza bose tugiye kuyarangiza Rwe ibintu nakubwiye urabitekerezaho iki ndashaka igisubizo vuba aya papa uko urakomeje ushaka kujya guhura n'abantu bicishije mama wanjye nuko bafataga mushiki wanjye nabi bamufatanya n'utushaka nk'umuja wabo bagatuma nabura ushaka kujya guhura nabo urakomeje Rwe abo nkunda bashaka ndashaka kubegereza tukiyunga habaye inshuti zanjye za hafi urumva Rwe urumva nta kibazo kuva rubinsabye nta kuntu nyine tuzaye kubareba ejo n'ufite umwanya uzambwa nyine tujyeyo umva mugire vuba mu mafi muve mu magambo nyitunganyiriza cyangwa mwahereye yego boss turaje tubirangize ase mwana ntukamwite boss none se njye mwitande akazi biragenda biragenda nyine gahoro gahoro urabizi ko umuntu adahari hapfa byinshi ariko nibura biragenda ugeranije n'ubushize birumvikana akose dadi komera ukuri kumbwira ngo nitunganye mbe tayari njye mu kazi hashize igihe narategereje narahebye none ntari tayari nazibwiraga ko nagukinishaga siko nategereje ngaheba wowe itegura isaha n'isaha ugomba kujya mu kazi ko tayari dadi ahubwo se sheri watuganirije ko bwije nkagira twongera gukora harimo no gutegura ibyo kurya ese mwaretse twanze tukarya tukaza kuganira umuntu atuje nta kibazo afite oya ntabwo Gisele arahisha nanze tuganirize okay mbatarahisha Boaze karame dadi ndakumpamagara akanyesuko ubwo
ugiye kuvuga ngo narufu kwaze ngo najizera ibyo biganiro ugiye kuduha byose bose birabareba ibyo ngibyo njye ariko namagaye Kanyesuko nshaka abo bandi nabo bazagira igihe cyabo ariko kuri aka kanya ndashaka Kanyesuko Patrick bite byiza papa papa Patrick papa iyo mikino ya nyuma muri mune vuga ko kiko sheri nta mikino irimo byumvise nibyo uyu nguyu mumaze iminsi muri kumwangaha mutamuzi na watanabazi neza ariko igihe ni iki ngiki kugira ngo mumenye ukuri nanjye kugira ngo mbimenye byantwaye umwanya munini cyane n'imbaraga nyinshi muri kumva cyagiye mwahoraga mumbaza ngo Boaze ngo mbwira ngo uwo mwana uzamubona ute nawe uti uwo mwana uzamubona gute ibyo byose kigiye ni iki ngiki kugira ngo mumenye uyu ni umuhungu wanjye Patrick n'umu wanjye byemewe n'amategeko Kanyesu ibyo ari kuvuga nibyo yego nibyo Mama Boaze nibyo ko waje uvuga ngo nta babyeyi ugira ngo wapfushije mama wawe ngo uri gushakisha papa wawe none si niyo papa wawe washakaga yego niyo yaramushakishe kandi yaramubonye karame mami ibi bintu urabyumva ute mami byakire neza ni ukuri Patrick kaze mu muryango ndakwishimiye Urakoze cyane Boa ese sheri uhora bivuga ko ntacyo uvuga sheri ndagukunda urabizi ntago nakwanga amaraso yawe niba ari ibyo uri kuvuga ari ukuri koko uretse ko no kubyemera okay sinakwanga amaraso yawe Patrick uretse ko rero bizanangura kumwita Patrick kubera ko menyereye kumwita Kanyesu karibu mu muryango Urakoze cyane Mama Boa ko ntago nkiri Mama Boaze gusa nabaye na mama wawe ibyo Boaze wabonye wowe wajya guhura umbaza murumuna wawe Urakoze cyane kunzanira murumuna wanjye biranshimishije cyane kijyaga bihora bimbabaza kuba ndi ikinege ariko ngo ndishimye cyane Patrick karibu n'ukuri karibu pe ahubwo no kubitaha Mama Boa nuko ubitaha tukubyishimira